natwe twifuje kubana namwe mu iki gitondo. Yego. Sisido sikerebo batura sasikerebo ba etosa sikerebo. Ye natwe twifujije kugira ikiganiro namwe mu iki gitondo. Jewe nkimara guhabwa izo mpano impano y'ubuhanuzi nkimara kuyihabwa Imana yarayimpaye nyibona amaso ku maso noneho naje ndahanura ibintu bwaca mu gitondo umuntu akaza akavuga ati ibyo wahanuye byasohoye nabihanura ni no ku mugoroba nkeje akavuga ati ibyo wahanuye byasohoye ubwo mbikomezamo gutyo abantu bakaja banshaka bakavuga bati ubuhanuzi wahanuye bwasohoye gutya bwasohoye gutya ubwo numva yuko ndi kugendana n'Imana. Akesho akunda kubabwira none ejo bakaza bari kuvuga ati ibyo watubwiye byasohoye bati byasohoye ari no ku mugoroba bikanasohora haba ari nkejo mu gitondo bikanasohora ubwo menya ko ndi kugendana n'Imana nkorana n'ubwo buhanuzi gutyo impano yo kwerekwayo ubwo iyo ndyamye mbona taburo imbere yanje nkabana taburo y'ikintu runaka ubwo uko nkibonye akaba ariko gisohora ubwo naye nyibona gutyo mpano yo gusengera abarwayi iyo ngiye gusengera nk'umuntu urwaye yarava mu mubiri hari ikimenyetso iyo ari mpaga nkakibona ubwo nyine namara kukibona nkavuga nti arakira umuntu akaba arakize gutyo n'ukuri. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mpereye mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka fata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukurikiye channel yacu ukande subscribe n'ukuri ntabwo tuzakwicisha irungu. Nanjye naje kwirebera abakozi b'Imana ugango tuvuge imbaraga z'Imana twibutsa abantu yuko Imana yacu ivuga yuko Imana yacu ikora yuko Imana yacu atari ikiraga ahubwo Imana yacu ivuga vugira ngo amen amen yegereze mikoro twivugire ngo amen amina haleluya amen uhaye ikaze ni karibu haleluya amen haleluya amen. Natwe twifuje kubana namwe mu iki gitondo. Yego. Sisido sikerebo batura sasikerebo ba etosa sikerebo ba. Natwe twifuje kugira ikiganiro namwe mu iki gitondo. Yego. Reka tugusabe wibwira abadukurikiye amazina yawe aho utuye muri make abantu rwose tukumenye. Amazina yanje nitwa Nyinambonera Faraziya. Yego. Ntuye muri Musanze. Murenge, akagari, umudugudu, agasantere nyine ku buryo umuntu agira. Reka ro iyi Bibiliya buyifunze uraza kuyifungura tugeze mu gihe cyo kuyikoresha kugira ngo itakurangaza. Ntuye muri Musanze. Yego, akagari ni aka Musanze. Umurenge ni akagari ni Bukinanyana. Yego. Umudugudu ni Rugeshi. Yego, umurenge ni wa Cyuve. Umurenge ni wa Cyuve. Yego. Aho niho mbarizwa. Uri umumama? Ndi umumama. Yego. Nkaba nkunda gusenga, nkaba nkunda n'Imana, nkaba nkunda n'abantu bayo. Yego. Sisido sante. Nawe ndagukunda, nkunda abantu bose Imana yaremye. Yego. Ndabakunda, ngakunda n'Imana yaturemye. Frazi yasengera hehe? Sengera muri ADPR. Yego. Yego. Reka tugusabe udutangirize n'isengesho ngo Imana ize kubana natwe. Ariko ndi kumva mwuka wera ari aha hantu. Haleluya. Karibu n'isengesho. Kadusenge Imana. Mwami Imana yacu. Mana data wa twese. Mana nziza, Mana ishobora byose.
Mana turagushimye turaguhimbaje kuko utwemereye uyu mwanya kugira ngo tuwinjiremo warinze abantu bawe natwe uraturinda izina ryawe ryiza nirishimwe mwanya nk'uyu rero Uwiteka Nyiringabo tugiye kwinjira mu iki kiganiro ururutyo ubane natwe abaracumva bose Uwiteka Nyiringabo ubagirire neza bakuboneraho umugisha resisido sikereboba utasikerebo natwe tukubonereho umugisha mu izina rya Yesu Kristo kandi abarumva iki kiganiro bose Uwiteka Imana data wa twese kigiraho kibakora kigire naho kibashira natwe tugirire neza ku bw'izina rya Yesu amina. Yego Imana iguha umugisha. Amen. Nibwo bwa mbere uje kwiba ibyuma? Nibwo bwa mbere. Hano iyo tuhageze yego tuba tuje kuvuga ijambo ry'Imana ku isi yose. Yego ubu gutya dukurikiwe n'abantu bari mu Burayi, bari muri Amerika, bari muri Aziya, bari mu bihugu byinshi byo muri Afurika, bari mu ntara nyinshi zitandukanye zo mu Rwanda. Amina. Imana yagiye ikubwira ngo izakwamamaza. Imana yarambwiye ngo izanyamamaza. Ngizangeza mu bihugu byose. Yego. Ngo nzakorana nayo. Yego. Aho nzagera hose nzayikorera. Nanje naravuze ngo ngiye kuyikorera kuko nanje yankoreye ibitangaza. Imana yacu dusenga ni nyamaboko, ni nyambaraga, ikora byose ntaco wabura kumwe n'Imana, nta nico washobora kubura kuko uri kumwe n'Imana. Nanje Imana yangiriye neza, yankijije indwara nyinshi, inkiza ibyorezo byinshi, niyo mpamvu niyemeje kuyikorera. Aho nzagera hose nkiri mu mubiri nzayikorera. Amen. Amina. Frazi yakishijwe ryari? Yebo mazimya. Izina ndikurivuga neza ni Farazi. Ni Farazi. Yego. Umaze imyaka 25 kijijwe. Yego. Kuva muri 2001 rwose kijijwe nsenga Imana ndi umukirisitu. Yego. Ndi umunyamasengesho. Nukuri. Nkunda Imana, nkunda n'abantu, nkunda gusenga, nkagirana ibiganiro n'Imana, nkagirana ubushuti n'Imana, nkagirana n'ubushuti n'abantu. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Niyo myaka 25 maze ukijijwe. Impano hari impano Imana yaguhaye? Imana yampaye impano nyinshi. Se tubwire. Imana yampaye impano yo gusengera abarwayi bagakira. Yego. Imana yampaye impano yo kwizera. Yego. Imana yampaye impano y'ubuhanuzi. Yego. Imana yampaye impano y'ijwi. Yego. Imana yampaye impano nyinshi. Nukuri. Ndikumva wibera mu byo kwerekwa gusa. Nibyo niberamo. Nibyo niberamo. Imana yangiriye neza, nkorana n'Imana. Imana yangiriye neza, ndahanura. Imana yangiriye neza, nderekwa. Imana yangiriye neza, nsengera abarwayi bagakira. Imana yarabimpaye. Ibyo bimaranye imyaka ingahe? Izo mpano zimaranye imyaka ingahe niba wibuka? Izo mpano nzimaranye imyaka 20. 20. Hari Imana yaragutetesheje kumara imyaka 5 kijijwe igahita ikwihera izo mpano zose mu gihe hari abantu bazirukankaho bari kuzishaka bakazibura. Nje nshinjira muri ADPR ninjiye mari cifuzo gusa mfite cyo kugira ngo Imana ni umwuka wera. Ubwo iyo myaka 5 isize Imana ingirira ubuntu imperezi izo mpano nanje nziciramo ndazikoresha na niyi saha ndazikoresha. Akenshi ubuhanuzi bwemerwa uko busohoye. Wowe mw'icyo gihe ugitangira akenshi niyo umuntu agitangira ibintu reka nguhe urugero nanjye ngitangira ibi byo gukora gutya kuri YouTube. Yego. Ayige navuga ni semana yanje abantu ibi biganiro bari kubikunda ariko ngiye kubona nkaho n'umuntu arampamagaye ati Concorde niko nitwa ati Concorde rwose komerezaho ati uyu muntu watuzaniye yadusengeye gumamo nanjye nyine navuze ni bya bintu Imana iranshyigikiye. Amen. Wowe ni ryari wamenye uti nukuri Imana iranshyigikiye mu buhanuzi nuvanga ubwo hari ubwo waruhanuye bwasohoye ni ryari niba wibuka icyo gihe nubwo ari kera? Njewe nkimara guhabwa izo mpano impano y'ubuhanuzi nkimara kuyihabwa nje Imana yarayimpaye nyibona amaso ku maso noneho naje ndahanura ibintu bwaca mu gitondo umuntu akaza akavuga ati ibyo wahanuye byasohoye. Nabihanura ni no ku mugoroba nkeje akavuga ati ibyo wahanuye byasohoye. Ubwo mbikomezamo gutyo abantu bakaja banshaka bakavuga bati ubuhanuzi wahanuye bwasohoye gutya bwasohoye gutyo. Ubwo numva yuko ndi
kugendana n'Imana. Akenshi bakunda kubabwira none ejo bakaza bari kuvuga ati ibyo watubwiye byasohoye. Bati byasohoye ari no ku mugoroba bikanasohora. Yego. Haba ari nk'ejo mu gitondo bikanasohora. Yego. Ubwo menya ko ndi kugendana n'Imana nkorana n'ubwo buhanuzi gutyo. Impano yo kwerekwayo ubwo iyo ndyamye mbona taburo imbere yanje nkaba na taburo y'ikintu runaka ubwo uko nkibonye akaba ariko gisohora ubwo nayo nyibona gutyo. Mpano yo gusengera abarwayi iyo ngiye gusengera nk'umuntu urwaye iyo arava mu mubiri hari ikimenyetso iyo ari mpaga nkakibona. Yego. Ubwo nyine namara kukibona nkavuga nti arakira umuntu akaba arakize gutyo. Nukuri. Hari umugabo witwa Kalebu, eka nkubaza ikibazo nifashishije Bibiliya. Uwitwa Kalebu hari ibintu Imana yamusezeranyije afite imyaka 40. Noneho biza gusohora afite imyaka 85 yashize imyaka 45. Noneho kuko yagombaga kujya kurwana urihangana ntego gutwineza ego kuko yagombaga kujya kurwana ugango Imana imuhe gakondo yaramusezeranije Heburoni. Arangije ajya kwa Yosuwa niwe wari ubayoboye aramubwira tumva Yosuwa twumvikana ibyo Imana yambwiye turi Kadeshi y'Ibaruneya. Yego. Icyo gihe naretabaraga nkanesha imbaraga nari ifite icyo gihe mw'iyo myaka n'ubu ngubu izo mbaraga nizo ngizute nizo ngifite mesha umugisha ubu njya kurwana n'abariya banaki bari Heburoni nzahanesha. Yego. Nawe icyo gihe imbaraga wari ufite uhanurira abantu none ejo bakazavuga ngo byasohoye ugitangira nizo ugifite cyangwa ubusiga uhanura bigatinda? Oya ubu nizo ngifite. Imana yaramfashije ubu nizo ngifite. Yego. Usubije amaso inyuma mu gahe gatoya nko mu cyumweru cyase mu kwezi kwa gatanu dutangiye hari uheruka guhanurira nawe binasohora vuba? No kuwa kane. No kuwa kane narahanuye byasohoye. Wamuhanuriye kuwa kane? Kuwa kane naramuhanuriye byasohoye mu gitondo. Yaguhamagaye kuvuga ngo byasohoye? Yampamagaye ambwira ko byasohoye. Ni umuntu nahanuriye ko Imana imukijije uburwayi. None yampamagaye ati narakize. Yego. Ubwo wonge nk'umunyamakuru namaze kubona umutwe w'amagambo y'iki kiganiro ndandikaho nti uyu munsi nasuye umuhanuzi uguhanurira none ejo bigahita bisohora. Kuko ngendera kuki kubimenyetso. Hari nuwo turi hano inyuma Julien ngwino. Yego. Hari nuwo turi hano inyuma nawe ari byo ari guhamya. Yego. Uyu muntu nahujwe nawe n'umukozi w'Imana witwa Julien arambwira ati mfite umuhanuzi uri mu mavuta akeneye kuza kuvuga ijambo ry'Imana. Julien ari kumbwira ngo ibyo yahanuraga kera agitangira ati abantu bahitaga bazakambwira ati ibyo waduhanuriye ejo uyu munsi byasohoye. Arambwiye ati n'uyu munsi bigize ute birakomeje niko bikigenda. Arambwiye ati aro yahanuriye kuwa kane uyu munsi tuwa gatandatu ngo ejo yamubwiye ngo byasohoye. Noneho nawe uri inyuma bitewe na kakavuyo kawe nawe numva uravuze ngo hari ibyo ngo waguhanuriye ndavuga nti wowe ngwino ubitangemo ubuhamya. Kwa kane twari turi kumwe k'umusozi kuri Rusagara. Yego. Imana yatuvuze ibintu byinshi kandi kuba namuzanye imbere y'abakunzi bacu suko muziho imbaraga z'Imana kuko mbakunda nanjye ntago nabazanira umuntu udafite imbaraga z'Imana cyangwa utari mu mugambi w'Imana. Nanjye mfite ibimenyetso birenze kimwe ko Imana imurimo. Nanjye hari ibyo yambwiye kuwa kane Imana yarabikoze. Yabimbwiye kuwa kane hari saa 7. Kuwa gatanu saa 4 zari byabaye. Ubu nanjye ndi mu mashimwe. Haleluya. Amina. Ubu turi saa 3:43. Mana wakoresha umukozi wawe akagira icyo ambwira nanjye nibura saa 9 kikaba gisohoye. Nanjye nihagira iciza mama. Imana nigira ibyo ikora ndabikora kuko nje sinikoresha nkoreshwa n'Imana. Imana yavuze ndavuga. Yego. Iyi Imana yacecetse ndaceceka. Yego. Ntabwo ari ibintu mpaha ntari ibintu nisomera nje nkoreshwa n'iyera yampamagaye. Yego. Nanjye nihagira icyanjye kiza ukingire ndakiriye ko ndi umuntu ukunda ubuhanuzi aho kumenya amakuru yahazaza we
nkaba mbizi nkubara ibintu ejo ndabi kuntera ubwoba ariko iyere yangije yambwita mwana wanjye humura niyo mpamvu ko nanjye nifitiye morali rata nubwo byakomera ariko tuba dufite ijambo rya nyiri ijambo kandi reka nkubwire ngo umuntu yaba ari gitifu w'akagari akagusezeranya ikintu ejo wajya kumureba ugasanga baramwimuye cyangwa baramwirukanye akabura uko yabigukorera ariko iyere yacu ntabwo igipfa ntabwo igihinduka ibyo yakubwiye muri uyu mwaka ivuga ko izabisoza muri 2030 izanabisohoza. Haleluya, amina. Uranyihanganira nanjye nyine mba ndi kwifashirizwa gutyo nuko ntago ari ukwiharira ijambo. Amena. Yego, nta muntu wigeze ushyira ubuhanuzi akagupinga cyane cyane nk'abo mwabyirukanye cyangwa se abo muturanye dore ko bakunda kuvuga ngo nta muhanuzi mubabo ariko nyuma nawe akaza ari kuvuga ati ni ukuri nubwo nari napinze ariko Imana ikorera muri farazi ya Imana nyamana. Hari abantu wenda umuntu ahanura bakavuga ngo mbese kuko hari igihe Imana ishobora kugukoresha ugahanura nk'ikintu gisa nkaho gikomeye nanga kiremereye ukakihanurira nk'umuntu nk'abantu ku ruhande bakavuga ngo ariko singo biri yahanuye ngo bizasohora. Iyo babivuze gutyo rero bakabona kirasohoye baravuga bati ubuhanuzi bwari buri muri runaka n'ubuhanuzi. Yego, ubuhanuzi bwemerwa bugize gute busohoye. Hari abo wigeze uhanura gutyo barangije bate farazi ya nawe yawe ati ubwo biri yavuze bizasohora. Hari abantu nigeze guhanurira bamwe n'abapasito barabaririmbye twararirimbanaga. Imana irambwira ngo babwire ngo ko bagiye kuba abapasitoro abantu twaririmbanaga baravuga bati bariya farazi ya nuko abana nabo nuko asangira nabo ahanuye mbese mu bigaragara mu kiryango. Ariko bamaze kubivuga nta mwaka gwashize batabagize abapasitoro baravuga bati rero ibyo farazi yahanuye byabaye byo. Nukuri wowe nta buhanuzi wigeze ubona wabona ukuntu buguteye ubwoba ugatinya kububwira nyirabwo? Imana ariyo yabumbwiye natinya kubibwira nyirabwo si bikagenda bite. N'urugero ushobora kubona ubuhanuzi ari nk'ubwo kubwira umuntu ukomeye w'umuyobozi cyase w'umukire wamukira abantu benshi nyine batinya haba ku rusengero cyase muri karitsiye ukumva kaje byigeze bikubaho? Ubundi hari igihe nyine ibyo bintu biza wabona ukuntu umuntu ameze ukumva mu bigaragara ku ruhande rw'umubiri ukumva uratinya ariko niba ari Imana yo mu ijuru yavuze uravuga kuko ni Imana yo mu ijuru yavuze ntabwo ari wowe wabyitekerereje ntabwo anariweho wabyanditse ni Imana yavuze. Imana ivuze rero uravuga. Yego, nukuri Imana igukomereza amaboko. Nta murwayi bigeze bakuzanira cyangwa guhamagaye ngo ujye kumusengera wagerayo nawe ukavuga uti rwose uyu murwayi nakira nzamenya yuko Imana inkoreramo ihambaye. Buriya iyo banzaniye nk'umurwayi nanga nkamubona ahantu ngiye kumusengera numva nje imbaraga zanje z'umubiri zishize hakaza imbaraga z'Imana. Ubwo ndasenga rero ntitaye kugira ngo wenda ndi kugira ubwoba kuko imbaraga z'Imana ziba zindimo nizo ziba ziri kugira gute ziri kunkoresha. Ubwo rero ngasenga namara gusenga nkabona umuntu arakize. Wigeze ufite umutware? Ndamufite. Wigeze umuhanurira? Ntabwo yabanje yagupinga we cyangwa ngo kazemo kakandi se umuntu tubana? Ntabwo yampenze kuko yanzanye azi ko ndi umuhanuzi. Yanzanye azi ko ndi umuhanuzi azi ko ibyo bintu mbibamo yarabizi. Ntabwo ntiyashidikanya uko impano zaje mu bana atarakumenya ariko we yarakuzi nawe arasenga. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubwo nawe asenga ntabwo abantu baza mu rugo ngo ababuze. Aramutse adasenga usanga kenshi ari ikibazo bibangamye ariko Imana ishimwe yuko mwese muri abakristo. Tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Naryo rwose iri kuri ku mutima. Ntabwo hano
ntabwo tumeze nka kwa kundi yabaye kuvuga ngo mugire vuba mu kanya dufite inama y'abadiyakoni mugire ute waba uri kubwiriza imbaraga zije ukajya kubona bakuzaniye agapapuro kuri mimba ibyo Imana yagushyizemo ubitubwire rwose wumva ushaka gusoma ijambo wumva indirimbo ije uyiririmbe wumva ubuhanuzi buje ubuhanure hano ni mu rugo yego naguhaye ikaze pe ni karibu Imana ishimwe gusa tutaragira ibindi tuvuga iki kintu hari ubuhamya mfite muri make bw'icyo Imana yankoreye Imana yigeze kunkiza uburwayi bukomeye cyane bukomeye mburwara imyaka 3 nagize inda bita urushwima nyigira imyaka 3 ngerageza kuja kwivuza biranga Imana irambira ngo nzakwikiriza wasenga nzakwikiriza kuko nawe usengeraga abandi bagakira nayimaranye imyaka 3 mwiyo myaka 3 nsenze Imana iravuga ngo ndagukijije inkiza inda y'urushwima narimaranye imyaka 3 yego Imana iransanga irambira ngo ramburira ikiganza kunda yawe nkiramburira kunda ndasenga Imana irambira ngo ngukijije inda y'urushwima ntabwo uzongera kwirwara ukundi ngo kuko usengeraga abandi bagakira nawe ugomba kwisengera ukagira gute ugakira amen Imana inkiza iyo nda ndayikira ntanwoye imiti ntagiye ku bitaro Imana inkorera ico gitangaza ubwo rero ico gitangaza Imana yankoreye ntabwo twakora ibindi ntakivuze kuko Imana ni inyamaboko Imana yizeye ikora imirimo n'ibitangaza Imana iyo utayibangikanyije n'ibigirwamana Imana iragusura ntaco waburana Imana nukuri pe amen Imana narayibonye nabonye Imana mu buryo butandukanye nabonye Imana ikiza abarwayi mbona Imana yambika mbona Imana igabura mbona Imana ikora imirimo n'ibitangaza ariyo mpamvu niyemeje gukorera Imana ndavuga ngo ngiye gukorera Imana kugeza gupfa kwanje haleluya rasisido sikereboba utasasikirebo ubwo rero nkunda kuririmba katuririmbe umuririmbyi yego wa 16 iyo ndirimbo iramfasha cyane cyane katuyiririmbe ndagufasha cyangwa banza ufungura ya 16 mugakiza reka nyirebe tutaza kubivanga kanyirebe mu gitabo 16 mu ndirimbo z'agakiza 16 ni 16 mugakiza ko ntayo nzi se Mana ivuga ngo zambaraga zamanukiye abigishwa ba Yesu mu murwa Yerusalemu gushimisha 16 mu gushimisha gushimisha ndimba 16 mu gushimisha nzi ko ivuga ngo aba Yesu bishimira aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura ribamara imibabaro rikabatinyura umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonje riramuhaza riruhururushe ushonje riramuhaza riruhururushe niyo ngabo yanje nziza ihora inkingira n'urutare nubakaho n'inzu yanje itagwa n'urutare nubakaho n'inzu yanje itagwa uri umutagatifu
mby'inemera umwami untegeka n'umungeri ujandagira n'inshuti nizera n'umungeri ujandagira n'inshuti nizera ni wowe bugingo bwanje kandi kuri wowe niwo rero niwo nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira niwo rero niwo nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira nibwo rero nibwo nza kwirebera kuko uri mu ijuru nibwo njaja ngusingiza uko bikwiriye nibwo rero nibwo njaja ngusingiza uko bikwiriye nanone uko mbishoboye njaja nguhimbaza no mwipfa ryanje iryo zina rizampumuriza no mwipfa ryanje iryo zina rizampumuriza iryo zina no mu rupfu rizaguhumuriza ugeze no mu bibazo iryo zina rya Yesu rizaguhumuriza nta rindi zina ryaguhumuriza izina ry'imiryango ntiryaguhumuriza izina ry'umugabo ntiryahumuriza umugore izina ry'umugabo ntiryahumuriza umwana ariko izina rya Yesu haleluya haleluya ryaguhumuriza nuje ugera mu kaga uje utabaza iryo zina rya Yesu rizaguhumuriza haleluya haleluya amina. Karibu ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana rigufiya cyane. Yego. Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15. Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 15. Twumve ikimana itubwira. Haravuga ngo maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho nguhaye ibisheshe by'amase y'inka. Eka ngende gahoro. Maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho. Maze arambwira ati dore amabyi y'abantu nyagukuyeho. Haleluya. Amen. Hari amabyi baguteye y'uburwayi, hari amabyi baguteye y'ubukene, hari amabyi baguteye yo gupfusha, hari amabyi baguteye yo gushaka ico wakora ukakibura, ariko iyeri ivuganye nawe ngo ayo mabyi baguteye iyeri yagukuyeho. Haleluya. Haleluya. Amina. Nguhaye ibisheshe by'amase y'inka uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Ngo ahubwo kwihereye amaseshe y'ibishe by'inka ngari byo utekesha ibyo kurya byawe. Haleluya. Iyo ufashe amaseshe yumye ukayatekesha ibiryo birasha. Rasisido sikere boba utasasikere boba. Iyo ufashe amase y'inka ukayatekesha ibyo kurya urabirya bihiye. Aho kwihereye ibyo kurya wa mubyeyi wa hari igihe umwanzi yaguteye amase ukaba warashatse ico gukora ukakibura, ukaba warabuze urubyaro, ukaba warabuze ico wakora, ariko iyeri ivuganye nawe aho uri hose iyera ikwihereye amase ngo ari utekesha ibyo kurya byawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Arongera arambwira ati mwana w'umuntu dore umutsima niwo rushikirizo rw'abi Yerusalemu ngiye kurukuraho. Arongera aravuga ati yewe dore umutsima nirwo rwishingikirizo rw'Abisirayeli ngiye kurukuraho. Yes. Bazarya ibyo kurya bagerewe bahagaritse umutima kandi bazanywa amazi bagerewe bashishwa. Ngo bazarya ibyo kurya bahagarikiwe kandi bashishiye umutima. Haleluya haleluya haleluya. Amen. Uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi bose bazashoberwa babe ubutarutana babe abayuku bazize igicumuro cyabo.
Imana itugirire neza. abo ngabo bazaba gutyo ni abantu batubaha Imana. Abo bazagenza gutyo bazabura amazi ni abantu basuzuguye Imana. Abo bantu bazagenda gutyo ni abantu b'abanyabyaha, ariko weho ni wubaha Imana. Haleluya, haleluya. Nuyubaha ukayikunda, ukayikorera, ugaca bugufi, ugakunda Imana n'abantu, ugakunda igihugu. Haleluya, haleluya. Imana izakugirira neza, Imana izakuha ibyo kurya bikwiriye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Nje nagukunze, nanje nabakunze. Yego, ubwo twakundanye, nanje nabakunze. Bivuga ngo nzanagaruka twikorere ibindi biganiro tuvuge iyera. Nanje nabakunze. Ubu rero gutya mba mpagarariye abantu benshi mutari kumwe. Yego, hari uzagukunda nk'uko nagukunze, avuga ati ngende kumva Farazi yanagira ute, namuhamagara akamanurira. Hega abantu bakeneye kumenya amakuru yaho bari kujya. Yego, yego. Niyo mpamvu rero ngiye kugusaba uduhe nimero ya telefone abantu bazagira ute, bazagushakiraho. Ati telefone nayiguze ejo bundi, ntabwo nimero ndayifata mu mutwe, sibyo? Ariko nanjye reka ndebe uko nimero bayireba. Ubanza kuri MTN bakanda akanyenyeri 135 ahari akanyenyeri 8 urwego, nimero ikaboneka. Reka ndebe kugira ngo nimero nimero ndayibonye. Yego. Narize nzutuntu. Nimero ya Faraziya. Arya amazina yombi ni Nyirambonera Faraziya. Nyirambonera Faraziya ni 07 86 85 3 5 Reka nyisubiremo nimero ya Nyirambonera Faraziya ni 07 86 85 3 Yego. Ntabwo iba kuri WhatsApp, ntabwo Imana iramuha telefone nini, ariko njya nkunda kubwira abantu nti amaduka yuzuye za Musanze, za Kigali, za Karwasa, za Kidaho, za hehe, Imana yakuramo telefone ikayiguha. Kugira ngo ndayakiriye mu izina rya Yesu. Ndayakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Kuko nakangaka afite kamatushe gafate akaguze vuba, niyo mpamvu na nimero atarayifata neza. Eka dusoze abantu benshi bafite ibibazo, abantu bafite amadeni, abantu bashatse batarabyara, abakobwa bakuru n'abasore bakuze bagumiwe bari mu rugo, abarangije amashuri babuze akazi, abantu benshi bababaye. Ni karibu rwose. Yeka dusengera abo bantu kuko ni igihe cyacu cyo gusenga. Yego. Mwami Imana yacu, Mana Data wa twese, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, dusengeye abantu bawe. Uwiteka Imana Data wa twese, dusengeye ababyeyi babuze urubyaro, mu izina rya Yesu ngo nubahe kubyara. Dusengeye abasore babuze urushako, nubahe urushako bashake. Dusengeye abakobwa Uwiteka Nyiringabo, nubahe ingo. Dusengeye abarwayi mu izina rya Yesu, barwaye indwara zitari zimwe, nubahe gukira mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo. Dusengeye abashomeri, mwana w'Imana, nubaha akazi, nubaha icyo gukora, kuko ufite byose mu kuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo. Dusengeye abashomeri mu izina rya Yesu, irasisidosikirebo utasasikerebo mu izina rya Yesu Kristo, nubaha icyo gukora mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo. Turasenze kugira ngo urengere abantu bawe, turasenze kugira ngo urengere ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Abatagira amahoro mu mutima ubahereza amahoro, babuze Uwiteka Nyiringabo ibyo kurya ubagaburire, babuze ibyo kwambara ubambike mu izina rya Yesu. Dusengeye n'igihugu cyacu, utangemo amahoro n'umutekano mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Amen.